Dutangiranye n'umudamu wari uhagaze hejuru ya etaje, yari yafashe umugozi awumanika hejuru kuri etaje, arageza afata igikapu agishyira mu kana ahambira kuri wa mugozi. Hasi y'uwo mudamu hari umugabo wari uhari, yahise akata wa mugozi, uwo mugabo ahita asama ka kana. Umudamu aravuga tunyiciye imipango kubera icyo usamya ako kana. Umugabo w'icyo yashakaga n'ubundi ko ari gutabara kano kana, kubera ko kano kana kari ak'uyu mugabo, kandi uyu mudamu ntabwo yashakaga kano kana. Umudamu yahise asohoka bwangu aza areba impamvu uyu mugabo afashe kano kana. Umugabo yaraje yihuta cyane ahita afata ka kana agatereka aho ngaho muri saro ku ntebe, arangije aravuga ati uko byamera kose yashakaga kuguhitana ariko ntabwo bimuhiriye. Umugabo yahise asohoka bwangu, umudamu yari ku ruhande yihisha aho ngaho, aravuga ati uko byamera n'ubundi kose kano kana n'ubundi kari mu mipango yanjye, ntabwo ngashaka kubera ko ntawe ari akanjye. Umudamu yahise aza bwangu n'umujinya mwinshi cyane, arangije aza yegera ka kana arakabwira ati n'ubundi uko bakomeje kubitwara kose n'ubundi biraza gucamo. Yaraje ahita afata ka kana kari muri cya gikapu, arangije afata inzira arakajyana. Ataramara gusohoka, umukozi wabo wabakoreraga yahise amubwira ati uwo mwana urashaka kumujyana he? Yahise amukubita inarasi aramuhirika amushyira ku ruhande, aramubwira ati wewe unyinjirira mu byanjye. Umugabo yagarutse mu rugo, akimara kuza asanga umudamu amaze kujyana akana. Ikigaragara cyo nuko uyu mudamu atashaka kano kana, yashaka kukica. Umukozi yahise amubwira ati n'ubundi umudamu aragiye, afashe wa mwana aramujyanye, ntabwo tuzi ngo amujyanye he. Umudamu yakomeje kuza yirukanka cyane ateruye ka kana, araza. Ikigaragara cyo nuko ashaka kukagirira nabi, yarakazanye akicaza mu muhanda rwagati ngo imodoka zize kukagonga. Yo ako kamwanya hari imodoka yahise iza bwangu yihuta cyane, ikigaragara cyo nuko itari busige kano kana amahoro. Umudamu yakomeje kuvuga ati n'ubundi imipango yanjye irariye. Ku ruhande wa mukozi nawe yari ahari, umudamu yahise ava mu nzira, umukozi ahita avanayo umudari yari afite, atangira gusenga Imana izitabara ka kana. Yo imodoka yaraje tugira ngo igiye guca kuri ka kana, birangira n'ubundi wa mudari wa mama na kakadari yasengaga wa mukozi yaje mu marayika atabara ka kana. Bahise bafata inzira disi, umugabo ahita aterura akana ke, arangije aravuga ati urakoze cyane. Umudamu byamwanze mu nda, aravuga ati n'umuntu uko mwabishaka kose iyi ni imipango yanjye, nta kintu muraza kuyihinduraho. Iki sinzi impamvu uyu mudamu atari gushaka kano kana kandi ashaka kugahitana. Yo umugabo n'umukozi bahise baterura ka kana, aramubwira ati amasengesho yawe arakoze disi, ati Imana ikomeze kuguha umugisha. Yararangije disi afata akana mu biganza arakabwira ati muze dusubire mu rugo bwangu, tutaza kuyisanga n'ubundi wa mudamu hari iyindi mipango mibi yakoze. Umukozi yaraje atereka ka kana ku gitanda, arangije afata wa mudari we yari afite akomeza gusenga, kandi inyuma ye wa mudamu yari yishe inyuma y'igitanda, ahita aterura ka kana n'ubundi, arangije ahita agasohokana. Ikigaragara cyo umukozi yarahagurutse arangije gusenga, kubita hirya no hino, umwana baramubuze. Akimara kumubura disi yahise asohoka hanze bwangu, aravuga ati uko byamera kose ntabwo mbizi uyu mudamu ikintu ari gushaka. Yaraje wa mudamu ahita agana mu gikoni hanze, arangije afata ka kana agashyira hejuru, arangije witonde urebe neza, ahita afata firizeri yari iri aho ngaho ahita ashyiramo ka kana. Mbega umudamu mubi! Yarangije gushyiramo ka kana, akimara gushyiramo ka kana ahita agaruka ku ruhande yihuta cyane, aravuga ati uko byamera kose imipango yanjye ndayikoze. Umugabo yaje asa n'utashye avuye ku kazi, arangije agera aha ngaha, umukozi ahita aza yihuta bwangu, sinzi ibyo yari agiye kumubwira. Umukozi yaraje agiye gufungura muri ya firizeri ngo arebe niba hari ikintu bakoze. Umukozi ahita aza yirukanka cyane amubwira ati umwana namubuze, umudamu ashobora kuba yongeye akamujyana. Umudamu yahise akurayo ka kadari, akomeza gushima Imana, akomeza gusenga cyane. Ako kanya yahise akuramo ka kadari, bari bagiye kugenda bahita bumva umwana atangiye gutaka. Bahise bumva umwana atangiye kurira, barangije baregera kuri ya firizeri, bahita basanga ka kana niho kari kicaye, niho wa mudamu yari yagashyize. Mbega umudamu mubi! Bahise bapfundura ya firizeri, bahita bateruramo ka kana. Bakimara kugateruramo, ati uyu mudamu afite imipango itari myiza. Yahise aterura ka kana ke, akimara kugaterura bakomeza gusenga cyane, kandi uwo mudamu yari ari ku ruhande n'ubundi aravuga ati imipango yanjye n'ubundi muri komeje kuyangiza. Akana kakomeje guhamagara ati mama mama, ariko mu by'ukuri ntabwo uyu mudamu yashaka kano kana. Umudamu yahise aza yihuta bwangu na firizeri nyinshi yari afite testeri, akimara n'ubundi yahoraga yipima buri munsi buri gihe, yari yarabuze urubyaro disi. Kigaragara cyo yaraje agira umujinya, atangira kumenagura ibintu, atangira kwisazasaza. Arangije umudisi araza, ako ka mwanya araza wa mukozi ahita amubwira ati ihangana wikomeza gutaka, ati ndabizi neza ko bizagenda neza, ati bikomeza kubabara no kugira umujinya disi. Kigaragara cyo nuko uyu mudamu yangaga karakana kubera ko bigoragaragara ko katarake, ahubwo uyu mudamu ikigaragara cyo nuko yari yarabuze urubyaro. Yo disi yahise yibuka disi uburyo umugabo yazanyemo kano kana. Umugabo yari avuye ku kazi asanga hari umwana wari wicaye aho ku ruhande, sinzi ntabwo tuzi ngo ninde wari wamuzanye. Umugabo yahise aca bugufi ahita afata muri ka box kicayemo wa mwana, ahita akuramo urwandiko rwari rurimo. Ikigaragara cyo nuko
uyu muntu waje agatereka kano kana hano yari akeneye ubufasha kandi yari akeneye ko aka kana kazitabwaho. Umugabo yahise aterura ka kana. Ibi byose ni iby'uyu mudamu ari kwibuka kubera ko aka kana atakangaga. Ndagira ngo uze kumenya impamvu neza. Yahise aterura ka kana disi arakajyana, akimara kugafata ngo akajyane yahise ahura na wa mudamu. Umudamu ahita amubwira ati si uwo mwana uri kumujyana hehe? Ati mu by'ukuri ati uyu mwana uri kumuzana umujyana hehe? Ati kambe ngaterure ndebe. Arangije yateruye ka kana, ubona ko atabyishimiye, arangije aranababara cyane. Ati uyu mwana umwetetanye umujyana hehe? Ati nawe ubwawe nta mwana ufite, none uri kwetetana uyu mwana? Atakira afata umwana wawe umusubiza y'umukuye. Umudamu yahise amuhereza wa mwana. Akimara kumusubiza wa mwana, arangije umugabo arangije afata akana aravuga disi tereka aka kana nkajyane. Yataye rwa rwandiko disi ko byamera kose. Wa mukozi nawe yarari ku ruhande ahita gato atora rwa rwandiko bararusoma. Ikigaragara cyo nuko uyu mukozi wabo ibi byose byari biri kuba yarabizi. Yakomeje gusoma rwa rupapuro disi aravuga ati uko byamera kose uyu muntu wataye uyu mwana yari akeneye ubufasha. Ibi byose ni iby'uyu mukozi yari arimo atekerereza uno mugabo amubwira ati byose nari mbizi. Ako ka mwanya wa mudamu yahise ahaguruka aravuga ati uko byamera kose n'ubundi iyi mipango yanyu ntabwo iri bubahire. Atari ko reka nongere njye kugerageza nkoreshe test ndebe ko wenda haba hari ikintu cyagiyemo. Barakwereka wa mukozi disi. Ikigaragara cyo nuko yari umumarayika cyangwa se yakoranaga n'Imana. Yafashe ka kadari ke disi aravuga ati aka kantu kazagukiza. Kahise kazamo imbaraga zidasanzwe. Arangije aragafata disi agakoza ku nda ya wa mubyeyi. Akimara kugakoza ku nda ya wa mudamu, inda disi wabonye ko yakomeje kwishima yumva ko disi ari ikintu gihindutse. Yari yafashe ka kadari agakoza ku nda y'uyu mudamu. Arangije umudamu yahise afata tester ajya kwisuzuma. Arangije agaruka bazaniye inkuru nziza. Yaje abazaniye inkuru nziza ati noneho ibyo nifuje kuva kera birabaye disi. Ikigaragara cyo nuko marayika yari amaze gukora imiti. Marayika yari amaze disi gukora iby'agaciro disi kandi yari amaze kumuvura disi. Noneho yari amaze gusama. Ndagira ngo ngushimire we twatangiranye kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu nguyu. Mubwiye gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibiganiro bya Nganzo TV show. Barishimye disi bakomeza kwiyunga. Disi marayika wa mukozi yahise ashima Imana aravuga ati Imana urakoze cyane kubw'ino mpamvu no kubwabo no bufasha utanze kugira ngo uyu mubyeyi bigende neza. Yahise afata ya tester ayita hasi nuko gafilime karangiye umudamu atwite kandi baniyunze.